Mwiriwe mwese, nitwa Sion Choi nkaba mva muri Korea. Nje hano kugira ngo mbahe ubuhamya bw'Imana. Mfite amagara meza cyane. Ubwo nagira umwana muto nari mfite amagara meza kandi nkora cyane. Nari mfite ibintu byinshi byatumaga niyizera. Nari mfite ubwenge bwinshi. Mu gihe inshuti zanjye zabaga ziri gukina njye nabaga ndimo kwiga. Rwose nigaga neza kubarusha. Nibwiraga ko mfite ibintu byinshi cyane byatuma niyizera. Natekerezaga ko ibyo nakora byose nshobora guhirwa. Nagiye mu rusengero kuva nkiri umwana muto, kuva nkiri uruhinja. Najyaga nkurikiye mama wanjye gusa. Hari abantu benshi bajya mu rusengero bakurikiye ba nyina. Hari abantu bajya mu rusengero kubera ko bihatiwe. Nanjye rero n'umwe mu bantu bajya mu rusengero kubera ko babihatiwe. Nari umuntu wajyaga agenda akicara mu materaniro gusa yarangira nkataha. Najyanwaga ku rusengero no gukina n'inshuti zanjye. Nizeraga ko nshobora gukora ibintu byose nubwo nta ndi kumwe n'Imana. Umuntu nkanjye wabaga hatyo igihe kimwe naje kurwara indwara mu buryo butunguranye. Kuva ngeze mu mwaka w'amashuri wa 10 natangiye kujya ndwara indwara y'umutwe, nkareba umutwe cyane. Ngejeje imyaka 17 nararwaye ndaremba cyane. Ku myaka 18 nagize paralize y'umubiri wose. Byatangiriye mu kuguru kwanjye kw'ibumoso bizamukira no mu kuboko kw'ibumoso, byose biba paralize. Bitewe n'ubwo burwayi bwa paralize nagiye mu bitaro byinshi cyane kugira ngo nivuze. Nameze amezi 9 niruka mu bitaro bitandukanye, ariko ntashobora kumenya uburwayi mfite ubwo ari bwo. Muri iyi minsi abantu benshi bajya biruka mu masiganwa marato. Muri iki gihe cya none hariho telefone zizingwa, gusa biragoye cyane kuzibona muri iyi minsi ya none, ariko icyo gihe umubiri wanjye nawe wajyaga wizinga nka telefone bazinga. Nari ndi ku ishuri, ndi mu buryamo bw'ishuri. Ngaruye ubwenge ngiye kubona mbona umutwe wanjye uri gukora ku mano. Umubiri wanjye wose wari wizinze, umutwe mbona wakoze ku mano ntabizi. Barihuse cyane bagerageza kundambura. Icyo gihe ishuri rinjyana aho kwa muganga. Nuko aho kwa muganga bahise bambwira ngo ninjye ku bitaro bikuru byo muri Korea. Rero bitewe n'uko gahunda bampaye byari ngombwa ko ntegereza ukwezi kose. Muri uko kwezi kumwe ibintu byinshi cyane byahindutse mu buryo butunguranye. Nahise ndekera aho kubona, sinabasha gukomeza kureba, sinabashaga no kumva. Nabaye mu mwijima. Icyo gihe umudamu w'umupasiteri umwe yaje kunganiriza ngira inama. Yatangiye kunsobanurira Yesu ariwe Emmanuel. Rero Sion, nta kindi ukwiye gutekerezaho kindi. Igihe cyose utekereza Imana iri kumwe nawe. Ariko muri ibyo bintu ntabwo nizeraga ijambo ry'Imana. Natekerezaga ko ibyo ngibyo ntaho bihuriye nanjye. Ukwezi kumwe mbere yuko ngiye kwa muganga bambwiye ko ndwaye indwara yitwa myelitis. Natekereza ko mutazi neza iyo ndwara yitwa myelitis. Nanjye ari inshuro yanjye ya mbere nari numvise iyo ndwara. N'ubu ngubu ntabwo nyizi neza mu buryo burambuye. Gusa nzi yuko mu buvuzi busanzwe bugezweho bw'iki gihe ntabwo bushobora kwivura. Imiti y'ubu ngubu ikifasha gusa no kwigabanya, ariko ntabwo ishobora gukira yose burundu. Indwara yanjye rero yari yaramaze kwiyongera cyane. Yari irimo kwiyongera cyane ku muvuduko ukabije. Iki gihe kwa muganga barambwiye bati
ntabwo uzongera kugenda mu buzima bwawe, ntabwo uzabasha no kongera kunyeganyega mu buzima bwawe. Ati rwose nubasha no kunyeganyeza ijosi bwabyo uzabishimira Imana. Icyo gihe nashyizwe mu bitaro, batangira kujya bamvuza imiti. Bamvuje imiti mu gihe cy'iminsi 45, ariko nabonye uburyo umubiri wanjye warushijeho kuremba cyane ugereranyije n'uburyo nagiye kwa muganga. Bamaga imiti nk'inshuro 3 cyangwa 4 ku munsi. Igihe cyose bamaga imiti byarahindukaga. Nta buvuzi bwihariye bari bafite bakoresha. Bagerageza kumvuza imiti itandukanye. Nyuma y'iminsi 45 nahatiwe gusezererwa mu bitaro. Baravuze bati ibyo twagerageza gukorera byose twarabikoze, rero ugiye kwitoza kujya wicara mu ntebe y'abamugaye. Bambwiye ko mbaye umuntu umugaye uzajya ugendera mu igare ry'abamugaye. Rero indwara nari mfite ari indwara iri mu kigero cy'abamugaye bo kugira icyo hejuru cyane. Numvise mbayeho nabi cyane. Sinashatse kubaho gutyo, niyemeje kwiyahura. Mu gihugu cya Koreya kwiyahura ni ikintu gikorwa cyane. Ikigero cyo kwiyahura kirahanitse, kubera ko ikigero cyo kwiyahura gihanitse cyane. Natekereje ko kwiyahura ari ibintu byoroshye cyane. Nashatse kwiyahura ariko sinabibasha. Rwose ukwiye no kugira ubushobozi bwo kubasha kubikora. Sinashobora kuba nasimbuka, sinashobora kuba nakwimanika. Iyo nta nubwo nashobora kuba naryamira urubavu. Mu gihe nabyigagaho nasanze icyo nshobora kuba nakwikora ari nta kindi ari ukuruma ururimi rwanjye. Natangiye kuruma ururimi rwanjye rero, ariko sinababara habe na busa. Icyo gihe rero nacitse intege muri iki kibazo nari ndimo. Ntangira gusenga ngo Imana uzamfashe ingende, nzakwizera. Umutima wanjye umaze gushenguka, naje kwemera ubutumwa bwiza. Maze kwakira agakiza, nabashije kubona Imana. Mu gihe narekurwaga mu bitaro, naje gusenga ndavuga nti, Mana ndagusabye uzohereze Pastor Oxpac umugaragu wawe mu gace mbamo kitwa Kumi. Icyo gihe pastor yabaga ahitwa Seoul. Byari bingoye cyane kuba nafata urugendo nkerekeza Seoul, kubera ko icyo gihe nagomba gutwarwa na ambulance. Ese ubu ngubu nshatse kwihagarika cyangwa se kwituma nabigenza nte? Icyo gihe twe turi mu bibazo bikomeye cyane, kubera ko amaguru yanjye n'amaboko yanjye byari byarabaye paralize. Ntabwo byari binyoroye kuba nafata urugendo ngo ngende. Natangiye nsenga gusa ngo pastor azaze. Pastor yarahuze cyane, ntabwo nashobora kubona mu telefona. Kugeza icyo gihe nari ntarahura n'umupaseri mbona nkubone. Narasenze rero, nuko kubw'amahirwe pastor aza aho hantu hitwa Gumi. Nuko mbasha guhura nawe. Bigitangira pastor yarandebye, yari yitegereje atya. Yambonye nicaye mu ntebe mu igare ry'abamugaye. Nuko arambaza ati, se abandi ko bicaye mu ntebe zisanzwe, kuki wicaye mu igare ry'abamugaye? Ese urabona bishimishije? Numvise ntangaye. Ndibaza nese hari umuntu wicara kuko mu igare ry'abamugaye kugira ngo yishimishe? Nari nicaye mu igare ry'abamugaye, abantu bose bajyaga bandi bagusaba agaca bakigendera. Navuze nti, ese ko ntari ingugire mu ishyamba? Ese hari ikibi nakoze? Abantu banyitegereza gusa kubera ko nari nicaye mu igare ry'abamugaye. Rero pastor niwe wambonye bwa mbere ambajije icyo kibazo, numva birandakaje. Numvise bindakaje, ariko pastor yaricaye atangira kunsomera ibyanditswe. Yansomeye ibyakozwe n'intumwa ibice 3 kuva ku murongo wa 1 kugeza kwa 10. Harimo inkuru y'umuntu wari umugaye, umuntu wavutse amugaye. Ntabwo yari yarigeze agenda, ntabwo yari azi kugenda ibyo ari byo, nta nubwo yari azi kwiruka.
ariko ubwo yahuraga n'abigishwa ba Yesu yashoboye guhaguruka aragenda ariruka ahimbaza Imana. Mu gihe asomeraga ibi byanditswe narishimye cyane mu mutima wanjye. Kuva muhuye na Pastor Park rwose nzabasha kugenda kandi niruke nzahimbaza Imana. Nzabasha gutanga ubuhamya kubera Imana. Ubwo Pastor yansomeraga amagambo naje kuyizera. Arangije kumbwira iryo jambo twaje kubona nimbona nkubone. Nuko yumva uburwayi bwanjye bwitwa myelitis. Yambwiye ibindi byanditswe bindi. Ntabwo yambwiye ibindi byanditswe bindi, ahubwo yambwiye ubumenyi rusange n'abandi bose, abantu bose basanzwe bazi. Arambwira ati yose nyumva ibyo ngiye kubwira. Aravuga ati amashanyarazi atembera mu nsinga z'amashanyarazi, amazi nayo atembera mu mpombo z'amazi. Ati rero ikintu gikomeye nuko umutima wawe n'umutima w'Imana bikwiye guhuzwa. Icyo gihe rero Imana izakorera muri wowe, byanze bikunze izakorera muri wowe. Iryo jambo ryarantangaje cyane. Arambaza ati uzi uburyo imitima nayo ihuzwa? Ntereka ntago mbizi neza. Atari ko biroroshye cyane guhuza imitima yacu n'umutima w'Imana. Nta kindi gisabwa no kwizera ijambo ry'Imana gusa ko ryakabaye. Njye nizeye ijambo ryo mu byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa mbere. Ntago nagerageje kuryizera. Imana yashoboje kuryizera uko ryakabaye. Wa muntu wari umugaye yumvise ijambo ry'Imana gusa arangije arahaguruka. Nanjye ubwo nabyemeraga icyo gihe iryo jambo ryahujwe n'umutima wanjye. Ndamutse mbitekereje n'iyo nabasha guhaguruka gusa nkagenda. Pastor amaze gutanga ubutumwa ku kanya yahise ava Gumi aragenda. Pastor yavuye Gumi aragenda, ariko ibyo yambwiye byasigaye mu mutima wanjye. Umubiri wanjye warushijeho kuremba cyane. Icyo gihe indi mitsi yanjye myinshi cyane irapfa. Nashoboraga kumva gusa agace nka santimetero 3 ku mutwe wanjye. Nubwo wansukaga ibintu bishyushye sinashobora kubyumva. Hari umuntu waje kundeba. Ubwo yavuganaga nanjye yatangiye kunjomba akantu, ariko nta kintu numvaga. Rero ibyo bikomere nayemaranye nk'ukwezi kose. Umubiri wanjye wari umaze kuremba cyane ku buryo nta kintu nashoboraga kumva. Ariko nubwo nafite umubiri umeze utyo, nizeye ijambo ry'Imana nuko ndishima. Ijambo Pastor yambwirije ryabaye ijambo rizima rikorera mu mutima wanjye. Nabonye Imana uburyo yafashe mu mutima wanjye. Mu gihe cy'amezi 5 habaye impinduka mu mubiri wanjye. Amezi 5 yonyine gusa nyuma yuko mwina Pastor nabashije kugenda. Ntabwo nagendaga neza nk'uko mbasha kugenda ubu ngubu. Natangiye kugenda intambwe imwe ndetse intambwe ebyiri. Nagendaga ndandabirana ameze nk'unigiye kugwa. Nagendaga rwose nk'agasimbwe kitwa octopus. Nagera rero mu bitaro bishinzwe kuvura ingingo z'abantu. Ntabwo nabashije gukira mu buryo bwihuse. Nagendaga ntyo gusa no kugiye kimwe Pastor Park aza kumvuga mu ijambo ry'Imana arimo kwigisha. Ati rwose suyo nabasha kugenda neza. Ubwo numvaga amagambo numvise ari ibintu bidasanzwe. Ati Pastor se ko azi ko ntabasha kugenda neza kuki akabije? Nsubije amaso inyuma nabonye ko mbasha kugenda. Mbere na mbere nagombaga kugendera ku nkoni, nitwaje inkoni mu kiganza cyanjye. Hadashize igihe kinini Pastor avuze amagambo yankoni naje kwijugunya. Icyo gihe ntangira kujya ngenda neza. Nyuma yaho Pastor aza kuvuga ati Suyan ubasha kwiruka neza. Ubwo nabyumvaga naje kuvuga ni rwose none harakabya. Ese kuki akomeza kuvuga ibinyoma? Ese no kubera ko ashaje? Uku niko natekereje. Mu gihe numvaga amagambo nk'ayo ngayo naje kwitabira igikorwa cyitwa World Camp. Icyo gihe naje kujya mu isiganwa rya marato. Mu isiganwa rya marato abantu bazima bashoboye kwiruka nibo barigitabira bakiruka gusa.
ariko njyewe icyo gihe sinashoboraga kubona kwiruka. Hari hashize imyaka 2 ntaheruka kwiruka, ariko mu gihe ntabashaga kwiruka nibwo pasiteri yavuze amagambo. Abantu bose burya bagira ahantu bacikira intege. Aravuga ati ese warenze aho ucikira intege wifashijwemo n'Imana? We ntiwabibasha ariko Imana yo yabibasha. Rero aho gucikira intege hanjye ntashyize mu isiganwa rya marato. Nahagaze ku murongo wa mbere mu isiganwa rya marato, nuko ndiruka. Sinabasha kubona kwiruka neza. Hari igihe byageze nshaka kubiheba ngo mbireke, ariko nza kuvuga nti Imana iraza kubikora. Ndiringiye iryo jambo, nuko ndirukanka nza kwegukana umwanya wa 300 mu basiganwa barenga 1000. Nari niringiye yuko ngiye kujya nkira, ariko iki gihe umubiri wanjye ukomeza kurwara. Rero uburwayi nari ndwaye bwari uburwayi bufata igice cy'ubudahangarwa bw'umubiri. Ni uburwayi bwaho umubiri wawe ubwawo witera, icyo gihe ukagaba ibitero ku basirikare barwanira umubiri. Ibyo byatumye indwara ya kanseri. Mu isi nta muntu n'umwe ukunda kanseri. Ku myaka 21 nari ngiye gupfa. Icyo gihe nari ndwaye kanseri yo mu nda, nuko iza gukwirakwira mu zindi ngingo zirenga 60. Numvise ari nkaho ijoro rinyituyeho. Ndavuga nese Mana, kuki wanshoboje kugenda? Niba koko warashatse ko nicwa na kanseri, kuki wemeye ko ngenda? Kuki wemeye ko nizera? Mu gihe natukaga Imana niyemeje kwiyahura icyo gihe. Naje guhamagara mama wanjye mbere yuko nsimbuka mva mu igorofa rirerire cyane. Icyo gihe mama wanjye nuko akurura Bibiliya arayimpa, ambwira ko Imana ariyo ngabo idukingira. Ati ntabwo Imana yanyijije icyaha cyo nyine gusa, ahubwo yanyijije n'uburwayi bwa myelitis ndetse na kanseri n'ibindi byose. Nyuma yaho naje kuvugana na Pastor Park kuri telefone. Icyo gihe Pastor Park nta kindi yambwira, avuze ngo Siyana rwose ntugire impungenge byo n'ubusa. Nishimiye cyane iryo jambo rimwe yambwiye. Nari nzi neza ko Pastor ntabwo apfuye kuvuga amagambo gusa. Naje kubona ko Pastor ambwiraga amagambo kubera ko yizeraga imbaraga z'Imana. Rero naje kumubwira iby'indwara ya kanseri. Namubwiye ko nibaho ko umubiri wanjye urimo kwicwa na kanseri. Kanseri yamaze kwirakwira umubiri wanjye wose. Nataye ibiro ngeza ku biro 28. Iki gihe byari binangoye kuba nahumeka ndyamye ku buriri. Uramutse ubitekerejeho ushobora kumenya ko ari uburwayi bukaze cyane. Nari nsigaranye nka 1/2 cy'ibiro mfite ubu aka kanya. Mu gihe umubiri wanjye wari urimo gupfa, nari nishimye. Kubera ko nari ndwaye kanseri naje kunanuka cyane. Mbere yuko ndwara umubiri wanjye wari munini. Intugu zanjye zari ngari. Umubiri wanjye uruzuyeho inyama nyinshi cyane ku buryo byari binangoye kuba nahina ukuboko kwanjye. Ariko maze kurwara kanseri umubiri wanjye waje kunanuka. Rero natekereje yuko mu gihe uburwayi bunzahaje nzicwa n'inzara. Iyo mbitekereje ubu ngubu nsanga nafite ibitekerezo bidasanzwe. Ariko binyuze muri ibyo bitekerezo Imana yaje gutuma ngira kurabagirana. Iki gihe naje kwakira umutima umbwira ngo ntago nzicwa na kanseri. Batangiye kumvoma amazi yarari mu nda. Hari impamvu nyinshi abantu bagomba kuvumwa amazi ari mu nda yabo. Rero mu bitaro bambwiye ko nta gihe kinini nsigaranye cyo kubaho.
barambwira tugomba kwitegura gusa. Ati mu gihe turi kuva mu mazi mu nda bishobora kuguhitana. Nabanaga n'ubwoba. Nagiye kwa muganga kugira ngo bamvomemo amazi mu nda, ariko mbona ko bidashobotse, amazi atabashije kuvamo. Twaje kubwirana ati rwose reka tugerageze tuvanemo aya mazi ari mu nda, ariko undi murwayi twari kumwe we, mu mubiri we ntabwo havuyemo amazi gusa, ahubwo havuyemo ikindi kintu kimeze nk'igitambaro. Ubwo nabonaga uburyo arimo gupfa ku kanya, nagize ngira ubwoba mu mutima wanjye, ndibaza nese nanjye ndamutse mpfuye nkawe byangenda bite. Nagize ubwoba bwinshi cyane. Imana yashoboje kongera kwitekerezaho nanone, yambashije kugenda mbasha gukira uburwayi bwa myelitis, ariko ubu ngubu bagiye kumva mu mazi mu nda bitewe na kanseri. Hari igitekerezo cyahise gihinduka muri njye. Barambaza batese, igitekerezo cyarambazaga gitese, uzi impamvu arimo kuva mu mazi mu nda? Ni ukubera ko ndi muzima. Mu gihe intekerezo zanjye zahindukaga, nashimiye Imana cyane. Iyo ntaza kuba ndi muzima, nta nubwo nari kuba ndwaye kanseri, nta nubwo nari kwirirwa bavoma amazi mu nda. Si abantu bose bavoma amazi mu nda, ariko dore ibintu nk'ibi bimbayeho. Ubusanzwe ntabwo nari umuntu wajya gutekereza ibintu bizima nk'uko, ariko hari igitekerezo kimwe cyanjye Imana yahinduye. Rero numvise nshimishijwe gusa no kuba nkiriho. Iki gihe nabashije kubwiriza ubutumwa bwiza mu bitaro. Ndamusaba abarwayi twari kumwe, ndababwira nti mubanze mwishimire gusa no kuba mugiye kuvomwa amazi mu nda. Abantu benshi batekereje ko ndi umurwayi mu mutwe. Abantu babiri bamfataga nk'umurwayi mu mutwe, nababwirije ubutumwa bwiza. Mu bisanzwe uburyo nteye, ndi umuntu ushobora kubanza kwegera abantu bwa mbere ngo mbabwirize ubutumwa bwiza. Abantu bambonye nseka bagira amatsiko, nuko baza bansanga. Namaze umwaka wose bavoma amazi mu nda, nuko mbabwiriza ubutumwa bwiza. Nyuma yaho kanseri yaje no kugera ku rurimi rwanjye. Rero naje kwibwira nti kugira ngo Imana isohoze inzozi zanjye zo kugenda ntanga ubuhamya hose, ntibagomba kumbaga ururimi. Bari bambwiye ko bagiye kubaga 90% y'ururimi rwanjye, ariko ntabwo nemeye ko babikora. Kuva icyo gihe Imana yatumye umubiri wanjye ukira vuba cyane byihuse, nuko baza kumpa ibisubizo bambwira yuko kanseri yanjye yakize. Nyuma y'amezi 6 baje kumbwira ko mfite kanseri nanone, ariko ibyo bisubizo bya kabiri bampaye byarangoye cyane. Nkurikije ibyo nari nsanzwe nzi, iyo kanseri ibonetswemo muri we bwa kabiri, iyo ya kabiri ibikaze cyane. Naratekereje ngiye gupfa vuba cyane byihuse, singishoboye kubaho muri ubu burwayi. Ariko ibyo bitekerezo byanjye byari bipfuye, kuko murabona ko nkiri muzima. Ubwo nagorwaga cyane no kuboneka muri iyo kanseri bwa kabiri, iki gihe nibutse urwandiko Pastor Oxpac yandikiye mu mwaka wa 2010. Muri urwo rwandiko yavuzemo ibya Yosefu. Mu itangiriro Imana yahaye Yosefu inzozi. Imana yamuhaye inzozi zo kuzaba umutegetsi. Itaza kumuha inzozi, ubuzima bwe bwari kurangira gusa neza, ariko bitewe n'izo nzozi byatumye abavandimwe bamugurisha akajya kuba umucakara. Nta cyaha yari yarakoze, ariko baje kumujyana mu nzu y'imbohe. Yaciye mu byago byinshi cyane, ariko muri urwo rugendo rwose yizeye Imana, kandi Imana yamugize umutegetsi koko igendeye ku isezerano ryayo. Yosefu yaje gukoreshwa akiza abantu benshi cyane. Naje kwibuka urwo rwandiko, ni koko hari ikintu Imana igomba kunkorera. Imana yanshoboje gutanga ubuhamya. Nzajya ntanga ubuhamya, nzaba muzima nzajya ntanga ubuhamya.
gusa ibi ndi guhura nabyo ni kimwe mu rugendo. Nashimiye Imana cyane mu mutima wanjye, kuko navukiye mu mwijima, numvise ko ari nkaho nkingiraniwe ahantu mu mwobo wijimye. Mu gihe Imana yahinduraga ibitekerezo byanjye, naje kubibohoka. Nakomeje no gutanga ubuhamya mu gihe nari ndwaye kanseri bwa kabiri. Nashimiye Imana. Mu gihe natangaga ubuhamya, iyo kanseri yarashize, ariko saho byarangiriye, naje kubonekamo indi kanseri nanone. Icyo gihe nshimira Imana. Narwaye kanseri bwa gatatu. Abantu benshi barambwira bati, ese kuki Imana ikomeza guteza kanseri? Ariko mwese nimubitekerezeho, nta muntu n'umwe mu isi wifuza kurwara kanseri, kandi si abantu benshi bafite kanseri muri bo. Nk'umuntu umwe, babiri, batatu bashobora kubonekamo kanseri. Mu muryango wacu ni njye nyine gusa arwaye kanseri. Ubwo narwaga kanseri nagize ibitekerezo byinshi. Igihe cyose narwaga kanseri, Imana yampaga ibintu byinshi. Rero mu buzima bwanjye nabashije guhagarara imbere y'ijambo ry'Imana inshuro nyinshi. Mu gihe narwaraga indwara ya myelitis ndetse na kanseri 3, nameze imyaka 12 ndembye ndwaye cyane. Ariko binyuze muri ibyo, Imana yampaye umutima w'igiciro cyinshi cyane abandi bantu batashobora gutunga. Ubu ngubu nta kanseri n'imwe mfite. Bavuze ko kanseri ya gatatu noneho yo ibikaze cyane, ariko ibyo babivuga gusa mu buryo bwa kiganga. Ariko Imana yo rero yamaze kunyizera ntunganyije. Nkunda cyane Yeremiya 29:11. Aho aravuga ngo, kunzi ibyo nibwira nzabagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona mu nyuma zanyu. Nashima Imana cyane. Imana yampaye iryo jambo mu myaka 12 ishize, kandi iryo jambo ntiryigeze rihinduka. Mu maso yanjye ibyo byasaga nk'ibyago, bitari mu maso yanjye gusa, no mu maso y'abandi bantu byasaga nk'ibyago. Ariko n'Imana ivuze ko ari ibyiringiro, ubwo ni ibyiringiro. Mu gihe nasubizaga amaso inyuma, naje kuvuga, niyo nza kwizera Imana na mbere hose nari kuba mu munezero. Ibyo iyo nza kubimenya na mbere hose nari kwishima, nari kubaho nseka. Kuri ubu ngubu rero mbaho nicuza igihe cyose namaze ntizera Imana. Ntekereza ko ibyo nahuye nabyo ari impano Imana yampaye. Abantu benshi cyane bumvise ko bibabaje kuba nararwaye 1/3 cy'ubuzima bwanjye, ariko ibihe nk'ibi ngibi ndabikunda cyane kurenza ibihe nabagaho niyizera. Ubu numva nkaho natakaje imyaka 12 y'ubusore bwanjye, ariko ko Imana yampaye ibihe byiza cyane ntashobora kugura amafaranga. Ndayishimira cyane kuba mbasha no guhagarara imbere yanyu ubwabyo. Mbona ko ari ibintu bihambaye cyane mu ruhande rw'Imana. Mu maso yacu twumva yuko kanseri indwara ikaze cyane kurenza ibicurane. Nibwira ko ndamutse ndwaye kanseri inshuro 3 n'andi umuntu uteye agahinda cyane. Ibi ni ibintu bisa nkaho bigoye cyane, ariko nyamara ku Mana icyitwa kanseri cyangwa se n'icyitwa ibicurane byose ni kimwe. Nta kintu na kimwe cyanesha imbaraga z'Imana. Ndashimira cyane kuba Imana ari nzima kandi ikorera muri jye. Imana yampaye impano y'uburwayi. Imana ni nzima kandi irakorera muri jye. Ndashimira Imana cyane ko mbasha gutanga ubuhamya bw'Imana nzima. Pastor yavuze ko imitima yacu nayo ikeneye guhuzwa, kandi Imana irashaka kudukorera. Imana irashaka no kugusanga nawe ikagukoreramo. Niringiye ko waho ubuzima bwahujwe n'Imana guhera uyu munsi. Murakoze.